Turabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe, iyi ni Ngabo Empire, wowe wakoze subscribe turagushimiye kandi nawe utari wayikora, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo uyikore, ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Ndetse nawe wayikoze ni byiza ko wakora share kugira ngo bagenzi bawe barebe ibiganiro byacu kuko biba ari ingenzi ku buzima bwacu. Ikiganiro tugiye gukora aka kanya kiragira kiti umuti w'igifu uko cyaba kirwaye kose. Umuti w'igifu uko cyaba kirwaye kose. Igifu ni inyama yo mu nda ijyamo ibyariwe kikabigogora, kikabivangura ibifite umumaro kikabyohereza aho bigenewe, ibidafite umumaro nabyo kikabyohereza aho bikenewe. Rero ni byiza kubungabunga igifu cyacu kuko nacyo ni ingenzi mu buzima bwa muntu. Kuki umuntu agizwe n'ibyo arya kandi ibyo turya bibanza mu gifu. Igifu iyo kirwaye ubibwirwa n'ikirungurira, kuribwa munsi gato y'igituza, aho niho haba igifu. Kurya ntibikuvemo vuba, ibyo benshi bita gutumba n'ibindi. Dore umuti w'indwara y'igifu gitera isepfu, icyo ubwoya bwashyizeho n'igitera ikirungurira. Ni ukuvuga tugiye kubabwira umuti w'igifu gitera isepfu ndetse n'icyo ubwoya bwashyizeho. Wabigenza ute? Ni ugufata amababi y'amashu agera kuri 7, amababi y'amashu 7, ariya bata, maze ukayoza neza. Ugafata karoti 2 n'ikirayi kibisi kimwe kinini, ukabisya. Kuvuga ngo ukabisya, ukavangamo icupa ry'amazi 1 litiro, hanyuma mu gitondo ukanywa ikirahuri cy'uwo mutobe wavanye muri urwo ruvange. Ikindi saa sita na nimugoroba, ndetse ukarangiza iminsi 7 ukurikiranye. Fata amababi yawe 7 bisubiremo, ukayoza neza, ugafata na karoti, wangiza ugafata n'ikirayi kimwe kibisi kinini, ukabivanga ukabisya. Amazi avuyemo mu gitondo ukajya ufata ikirahuri kimwe, na saa sita na nimugoroba, ukabikora iminsi 7. Igifu cyawe kiragenda kikoroha, cyaba kitarakabije kigahita gikira. Mu byo ukoresha mu gitondo na saa sita, ushyiramo ibiyiko 2 by'amavuta ya elayo. Hanyuma nimugoroba ukabinywa ntayirimo, kuko abarwayi b'igifu batemerewe amavuta nijoro. Nizere ko iki kintu mucyumvise. Ni ukuvuga ngo mu gitondo uvanzemo akayiko ka elayo, na saa sita ukakavangamo, byaba byiza kurushaho. Ariko nimugoroba ntuvangemo amavuta kuko abantu barwaye igifu ntabwo bemerewe kurya amavuta nijoro. Icyo kintu abantu ntabwo bari bakizi, ni icyitonderwa. Abantu barwaye igifu nijoro ntibemerewe kurya amavuta. Ibyo waseye cyangwa wasekuye ntibyemerewe kurenza iminsi 2, kandi waba wigiriye neza mbere yo kubikoresha wabanjije kwiyiriza ubusa. Ni ukuvuga ngo bya bindi waseye ntabwo ugomba gutuma birenza iminsi 2 uri kubinywaho
ugomba gukora bike urarangiza mu minsi 2 n'ubundi ukazakora ibindi kugira ngo iminsi 7 irangire, kandi bibaye byiza igihe uri kubifata wajya uraba mu nda nta kintu kirimo. Icya kabiri, ikirahuri cy'amazi y'akazuyaze wakamuriyemo indimu ugashyiramo n'ikiyiko cy'ubuki, ukayungurura ukabikoresha iminsi 7, ukajya ubikoresha mu gitondo utarajya hanze. Ni ukuvuga ngo ikintu ukora wowe ufata ikirahure ugakamuramo amazi y'indimu, warangiza ugashyiramo ikiyiko cy'ubuki, ubundi mu gitondo ukajya ufata ikirahure, saa 6 na nimugoroba ukabikoresha iminsi 7, ariko mu gitondo ukabikora utarajya hanze ngo imbeho igukubite ku gifu cyawe. Icya gatatu, igifu cyatewe n'inzoka ya amibe, ufata amazi akonje meza yuzuye ikirahure, ukavangamo akayiko gato k'ibumba ry'icyatsi kibisi, ukavangamo akayiko gato k'ubuki, ukavangamo ifu ya timi iyunguruye ibiyiko 2, ukabikoresha 2 ku munsi mu gihe cy'iminsi 7. Ntibivura igifu gusa, bikiza na amibe yo ubwayo, ndetse bikaba binavura urwagashya. Ni ukuvuga ngo uyu muti tubabwiye wo uvura amibe, ukavura n'urwagashya, ukavura n'igifu. Nizere yuko mwabyumvise. Icya kane, niba uzi ko ugira ishyari, urwango, umujinya, ukaba urwaye igifu, utarakuraho ibyo ngo bikuvemo, ntiwakira. Banza utuze wihe amahoro, byonyine byagukiza. Ni ukuvuga ngo abantu mugira imitima mibi nk'iy'imbunda, muhora mubyimbye, mugira urwango, ishari, agahinda gakabije, ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo, ntabwo wakira igifu. Umuti wa mbere ni ukubyikuramo, wamara kubyikuramo igifu cyawe kirakira kuko kiba cyaratewe n'ibyo. Cyaba kidakize ugakoresha iyi miti tukubwiye haruguru. Amahoro y'Imana rero abane namwe mwebwe mwahisemo gukurikirana ibiganiro bya Ngabo Empire, kandi mwe mwakoze subscribe turabashimiye. Namwe mutari mwayikora, iki ni cyo gihe cyo kugira muyikore, ibiganiro byacu bibagereho ku gihe. Ndetse namwe mwayikoze, wabona mugenzi wawe ugafata telefone ye ugakora subscribe, cyangwa se ugakora na share bikagera ku bantu benshi. Rero winegirija ibyo tukubwira byo gukora subscribe no gusharinga, kuko ibi biganiro bigira umumaro ku buzima bwanyu, twebwe tukabagezaho ibyo mutari muzi. Murakoze rero, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose.